ubu ngubu rero igihe cya kera icyubu ku ngoma ya Kagame nicyo nemera da, turafata ingoboka, umusaza ugeze mu zabukuru baramuha ingoboka, umukecuru bakamuha ingoboka, baduha imirimo, baduhaye biyubi, turafite sidati. Ubu nta muntu harimo, turakubura mu umuhanda wacu, imodoka ziva hanze ziva Uganda, Tanzania, Mombasa. ubwo se urabishobora ko nduzi umusatsi wabaye umweru? Umusatsi rero ntabwo ari umweru, nikoreye agafu gake njya gusongera abana, noneho n'ibimererezi narazivukanye. Reka reka. Ni ukuri da, narazivukanye. Iyi ni ifu yamenetse mu mutwe, ntabwo iyi ni ifu yamenetse mu mutwe. Ni ukuri da. Nduzi ari umusatsi w'umweru muzehe. Ubu nimesamo ndagura kandi. Reka reka. Ndagura kandi ndetse ndi no gushaka abakobwa bakiri bato, nawe ngashyingirwa nkajya. Ndi gurambagiza bakanyama. Bareba imvizamini bakazita imvi hari ibimererezi. Ubwo se ubwo ukababwira ko uri kubarambagiza mu buhe bundi, cyangwa se wasanga ubu n'ababeshya ati ngewe ndacyari mutoya, ariko nabo ubwabo barabibona. Yewe ntabwo nashuka abana, ndagushuka abana n'ibibi, ndakuze. Ni urwenya witeye? Ni urwenya mba ntera, mfite imyaka 70. Hari umuntu uzi igifaransa 72. Aha, none se ko ndi kubona uri umuntu w'umusaza nyine w'umusirimu, uzi igiswahili, uzi igifaransa n'icyongereza, ariko ndi kubona ushobora kuba warakoze impanuka ukaba warakutse amenyo, cyangwa se sinzi uburyo byaba byifashe. Wakoze impanuka? Oya, nari ibigori byumye byinshi cyane bimara amenyo. Nakundaga ibigori cyane, none nkurikiye uburyohe bwabyo, byutse mu gitondo nari ibigori byinshi nsanga nta ryinyo mfite. Wahekenyaga ikigori n'igitiritiri byarajyanaga, ariko noneho ngo bari no kuyagura da, niba nzagura bikemera. Uzayagura bizemera. Ariko ariya magurano ngo uyakuramo mbere yo kurya n'ubundi ngo nawe umurimbo. Niko bavuga ngo nawe umurimbo. None se ukunda iki buriya? Ukunda iki? Mu bintu nkunda? Ibintu nkunda byo kurya se cyangwa ibyo mbona mu gihugu? Ibyo ubona mu gihugu. Ibyo mbona mu gihugu, Imana na Perezida n'abandi bose b'abaturage bose nkabakunda, ariko mbanje Imana na Perezida wafashe igihugu, wadufatiye igihugu akatuzamura mu ntera zose. Ubu nari narashaje, none narihuburiye nabaye umusore. Wabaye umusore? Ndi igisore da, ndakubita umupira mu nkina umupira cyo. Ntabwo wawushobora. Ndogeza, njya mu mupira nkogeza. Iyo wogeje burya umupira uri inyuma, ni ukuri baravuga igitego kiringiye, igitego kigiyemo. Ufana iyihe kipe se? Ufana iyihe kipe mu Rwanda? APR hari ahubwo ni uretse ubushobozi, nawe numva ntagakina, ahubwo ni uko ngura imbaraga. Shaka nanjye kugira, ariko mbere nari nzi urukiramende nkiri umusore. Urukiramende hariya ubwo si ugusimbuka? Kwari ugusimbutsa igiti, narengaga metero 20 hejuru igiti nkagitera ngasimbuka, ariko sigaye nkoreye imbaraga nkazibura. None se mu byo kurya waba ukunda iki? Mu bihingwa se? Mu bihingwa biribwa. Guhinga kubera ibyo mbona binegere muri ino minsi, kubera ibigori, iyo nshatse kurya ibigori banshyira mu gasekuru iyo mbonye. Mu gasekuru? Bakabisekura biriya bitarera cyane, biba bigifite amata. bibyara igikoma n'ibikomba n'isukari. Reka da. Nta gikoma banshyira mu gikombe, nimufumbire ikigori, mushyiremo ifumbire, ni ibiryo byiza cyane. Naho ushaka ko nagira akantu mugurira, wumva nakugurira gake? None hasi igihe cyose washaka. Igihe cyose ikintu nakumva nifuza wangurira. Se buriya nshyire mu byo iyo nshyize mu byo duhinga. Icyo ushaka, icyo ukunda nakugurira nyine. Nicyo mu isoko se? Icyo ushaka. Mbwira ati wenda numva wangurira iki ngiki.
ntabwo nashaka ni ibihingwa ibishyimbo n'igitoki cy'inyamunyu wowe wikondera ngiye mu by'amatungo nanjye sinoroye cyane naba ngiye muri biriya tudahinga ngo ni ibihingwa ni ibishyimbo n'imyumbati yumye sinyirya cyangwa nawe ibiryo byarakunaniye nka wa mugabo ndagerageza udushyimbo duhiye n'akanyamunyu miriraho n'agaceri aka gaceri umuceri rero wahiye cyane natwe tutagira amenyo turamira gusa uwo musaza utera urwenya imashini rero urwenya imeze aha mu kanya warumbwiye ko ufite imyaka sebutanide ubwo ndibwira ko ari imyaka 72 uba wumva ushigaje indi myaka ingahe utabeshye genda ashaka kuzagira 120 sabeni 120 nose nk'urubyiruko ruvuga ngo nta myaka 100 umuntu azagira kandi wowe nkaba mbona ugifite imbaraga iyo myaka ubwo ubuze uko wifuza ko wazagira 20 urumva uzayigeraho cyane iri imbere niyo myinshi kurenza iyo maze kubera ubundi gukora urubyiruko rw'ubu ruvane intoki mu mifuka bakore gukora nibyo bya mbere ntibirirwe bicaye ntibirirwe bagira gute nta akazi karahari akazi ugomba no gukora ifumbire mu byatsi ukabirunda ahantu ukabitaba bugacya bigafumbira kandi akayigurisha ya fumbire yawe ikirundo cyawe ukakigurisha umusore w'ubu ni ugusokoza kwambara guferura nibave muri ibyo ubwo iyo niyo nama waha niyo nama naha abantu kugira ngo bazagere mu gihe tugezemo ni ugukora ntabwo ari ukwiriye umuntu yicaye niba ufite ababyeyi ngo barakugaburira kora jya kwiga mu ishuri leta y'u Rwanda yacu y'ubumwe iravuga ngo nubwo uri umusaza ajya kwiga iyo wize umenya byinshi imyuga iriho jya mu ishuri usudire jya kubaza orora uragirira n'umuntu inka niba utayifite yikubyariye nawe birakubyarira nawe ikamubyarira mureke ubusambo mureke urugomo basore bana bacu tugire icyo twakwigezaho tubikuye mu maboko yacu ni nako biba bimeze ntabwo uzirirwa wicaye ngo ubaze mama bawe birya ari umukecuru reka shaka imibereho nawe ukore ugere muri cya gihe nawe agezemo urebe uko akora urakoze cyane kugira inama urubyiruko kandi ndagushimiye